kingura gira izina rya Yesu yikuremo izina rya Yesu natokesha imbaraga zikuzimu izina rya Yesu izina rya Yesu natokesha imbaraga zikuzimu natokesha imbaraga zikuzimu oninde izina rya Yesu abadayimoni bashe ndirukana abazimu bo muri uru rugo izina rya Yesu ndirukana abazimu natokesha imbaraga zikuzimu ndashaka imbaraga z'umwijima umbaye murekera aho ngaho ndavuga ngo nimuhita uyikuramo izina rya Yesu izina rya Yesu abadayimoni bashe izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu abadayimoni bashe kwa jina Yesu ndatokesha imbaraga z'umwijima ndatokesha kwizikuzimu izina rya Yesu bashe umbowe kurama aho ugereje kingura ariko bashe mu izina rya Yesu izina rya Yesu bashe izina rya Yesu abadayimoni bashe ndasenya imbaraga z'umwijima ndatesha mu izina rya Yesu nukuri iri joro neretswe narangije kubona neza nabibonye Imana ubwayo yanyiyerekeye neza ibijyanye n'ubuzima bwawe nubwo ubona uhuye n'ikibazo cyo kubura urubyaro uyu munsi ufite igisubizo kiva mu ijuru haleluya Imana yo mu ijuru y'ubwayo yamanutse impere zishaha ariko Adeline urizeye niba wizeye Imana yakuzaniye ibisubizo gira uta haleluya amina nukuri Imana yamanuye igisubizo gitegereje ariko Adeline nongere nkubaza ngo urizeye ndizeye dore ikibazo hano kirire Adeline Imana ikibazo cyawe yakibonye kera ariko watanze n'igisubizo cyaje pastor nukuri umwaka utahiye nk'iki uraba ufite uruhinja gira uta amina ahubwo dore inzira biri buca Imana yasabye ikintu gikomeye sinzi niba uri bugishobore Imana iragira iti kugira ngo ubashe gusama inda yawe ifunguke kandi abakuzinze nabo bamware banza kwizingura kandi kugira ngo bakuzingure nshaka kubyara rwose nese ndizingura Imana rero mpamvu yashatse ngo nge nawe ngo wemere wowe uryamane na pastor ngo none ntabwo wemera ko Imana ishobora byose sendera umuntu niba Imana ishoboye hasemo no kuryama na se oya eka mubaza deri wemera ko Imana ishobora byose ndabyemera pastor mfite umugabo hasi naryamana n'undi mugabo ubu icyo sezerano rya rivuye ku Mana none ko Imana yemereye yabwiye Aburahamu ngo ajye gutamba Isaka ndabyumva pastor none ko Imana yategetse Aburahamu ngo aryamane n'umuja we Hagari kandi afite umugore we Sara umva ibyo bintu ari byo koko umva nkubwire Imana idusaba gutamba ibitambo bizima bidacumbanye Yesu ubwo wa mwana azaba ari umugabo azaba ari wa pastor mutima wawe none wowe ubwawe ntabwo uri igikoresho cy'Imana ese ikibumbaro cyabwira umubumbyi ngo urambumba gutya pastor njye Imana ndumva nari kubyumva ndabizi Imana iteka idusaba kwitambira ibitambo biratugora kuko Imana iteka idusaba gutanga ibihezi ese gukizwa ko umugabo wanjye mukunda kuko no mwana wawe mushaka Adeline ndakumva pastor we banza wumvira ijwi ry'Imana ngo ni wumva ijwi ry'Imana nimwinangira imitima iryo jambo Imana yaribwiye Abanyayisiraheli barimo kuva mu Misiri ntabwo ngo nimwumva ijwi ry'Imana nimwinangira imitima nawe ntukinangire umutima hatoye Imana itazakugira nk'ababandi yatsinze mu butayu barinangiye Imana babarimbura ibihumbi n'ibihumbi niba ukunda umuryango wawe ndabyumva pastor urabukunda n'Imana urareka urubyaro ruboneke muri uyu muryango kandi wumva ijwi ry'Imana kuko integetse ko turyamana njye se simfite umugore umva se ibyo wowe ariko njyewe ndi umukozi w'Imana ngomba gusohoza ibyo intama zose zikeneye nawe uri imwe mu ntama ndagiye kandi ijwi ry'Imana ribitegetse simbasha gusuzugura Imana kuko niyo yambumbye ndi ikibumbano cyayo uko ni nako nawe ugomba gufata amagambo y'Imana ubwo ntacyatira cyane pastor Imana y'ubwayo ibyo yejeje biba byejejwe kandi iby'Imana yarangije gushyiraho umuvumo biba bivumwe uko niko kandi yabigenje ku gihe cya Petero ubwo yamwerekaga umwenda umanuka mu ijuru harimo ibihumbi akavuga ngo bahurye ese pastor mugabo ntabimenye Imana y'ubwayo niyo yasanze Mariya ihita imubwira iti rwose wenda Yosefu ibi nibigende gutya imbuto n'iy'umwuka none Yosefu ntibyaciyemo kubera ko marayika yaje arabihamya agira ati witonde uhumure kandi imbuto n'iy'umwuka w'Imana amen nawe rero wigira ikibazo ibyawe n'umugabo Imana ibirimo
uko ni ukuvanga ibisigaye n'iby'Imana ahubwo wowe banza ubyiyumvishe hanyuma ubone uruhinja umwaka utaha ndaje ngufashe ubone uruhinja rwose umwana w'umuhungu ni Imana yavuze ko umwana w'umuhungu umwaka utagiye n'iki oya wipfa kubyemera ahubwo reka ntangire ngusengera Imana imyuka mibi banze kuveho niyo yakuzikinda mu izina rya Yesu dusenze twizeye mwami Yesu ngo umanukire muri uru rugo izina ryawe ribashe kuhagaragara mu izina rya Yesu urakoze kuko witeguye kutwumva mu izina rya Yesu izina ryawe n'imbaraga zawe mwami twizeye neza ko tuzabasha gukora imirimo n'ibitangaza aleluya noneho mwami Yesu urakoze kuko ugiye kubana natwe kandi ukabasha gukora imirimo n'ibitangaza ni umugaragu wawe guhera kera ntabwo utagize umanura umuriro wo mu ijuru utwike usenya imbaraga zikuzimu zose anashikara barara adeline abasha kubona urubyaro yashikara banana yashikara tanabara imbaraga zo mu ijuru zimanuke mu izina rya Yesu ndatokesha mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima imbaraga z'ikuzimu turashwanyaguza mu izina rya Yesu aleluya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana ndakwinginze uyu munsi ugaragara ku buzima bw'uyu mumama ukwanyaguze uteshe uvaneho imbaraga z'ikuzimu zose mu izina rya Yesu aleluya 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 mu izina rya Yesu amen nta soni keretse mbabonye we nahita mwica we umva ndavuga ngo hita uyikuramo mu izina rya Yesu natokesha imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu natokesha imbaraga z'ikuzimu ndatokesha imbaraga z'ikuzimu oninde mu izina rya Yesu abadayimoni bashye ndirukana abazimu bo muri uru rugo mu izina rya Yesu ndirukana abazimu ndatokesha imbaraga z'ikuzimu ndashaka imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu kwica we umva we murekera aho ngaho ndavuga ngo hita uyikuramo umva we kuramo aho ugereje kingura rya Yesu mu izina rya Yesu abadayimoni bashye mu izina rya Yesu izina rya Yesu abadayimoni bashye kwa Yesu ndatokesha imbaraga z'umwijima ndatokesha kwizikuzimu mu izina rya Yesu bashye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu bashye mu izina rya Yesu abadayimoni bashye ndasenya imbaraga z'umwijima ndatesha yikuremo ndakwica we